Praise the Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndamushimye cyane mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushima Imana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanwa meza, afite ijoro ryiza, afite igitondo, mwaramutse mute. Uwiteka nyaguteka tubona ahantu dumye kumka bazima tumeze neza, nta gikuba cyacitse. Imana we ari amashimwe kandi navuga ngo ari umunezero. Abavutse umunsi wa none navuga ngo isabukuru nziza y'amavuko, hari aba expecting bitandukanye. Congratulations guys, navuga ngo happy wedding day, happy wedding anniversaries. Abagize ibyago mwihangane, abari ku musozi w'uburwayi mwihangane, abarwaza mwihangane. Kurwaza birakomera, ntabwo byoroshye. Anyways, Mana yanjye navuga ngo wowe ari mu bibazo bitandukanye, wowe ukomerewe, ndabizi hari abadafite minerivare, ndabizi hari abatari kwambara uko bashaka, hari abatari kubona icyo kurya bashaka, hari abatari kubaho uko bashaka, hari abatari gutunga abana babo uko bumva babishaka cyangwa babipanze. Mana ni byinshi, ndakwegereje wowe aho uri hariho hose, wowe ugeragezwa, ufite ibibazo, udafite uko ubigenza, komera kandi wihangana. Uwiteka nyaguteka kugira tubona ahantu tuganire ku ijambo ry'Imana. Najya mbwire ngo uyu munsi ijambo mfite rivuga ngo Imana ijya ibyemera bikabaho, Imana ibyemera bigashika. Uzi ko Imana ibyemera ko umuntu arira? Uzi ko hari igihe ubura icyo kurya Imana ibireba, hagacaho imyaka, hagacaho igihe. Uzi ko hari igihe uruvugo rukuvugwa Imana ibireba. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Luka 22:42. Data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Haleluya. Verse y'icyongereza, Luke chapter 22 verse 42. Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but yours be done. Haleluya. Witeka Imana ashimwe cyane. Aha ni Yesu Kristo igihe yagiye kudupfira. Nafashe ino verse kugira ngo tuyibukiranyeho, twibuke ko mu mugambi w'Imana, mu gushaka kw'Imana, Kristo yagomba gukora ibintu bikomeye cyane, akamera nk'aho yatawe. Hari abavuze ngo yatawe, hari abavuze ngo biragenda bite, hari abavuze ngo yigize Imana, hari abavuze ibintu byinshi cyane, ariko tubona ko nyuma ibintu byagenze neza. Imana ishimwe cyane. Rero waba uri muri situation ikomeye, waba uri mu bibazo, waba uri mu gahinda, waba wumva uri gutukwa, waba wumva utari kubona ibyo ushaka kandi ubisengera, waba wumva ufite agahinda, mbese ufite naba ngo gusuzugurwa niko navuga, urasuzuguwe cyane, urumva ubabaye, urumva urembejwe. Najya nkubwire ngo iyo turebye Hana mu ijambo ry'Imana muri Bible, tubona ko yanyuze ku musozi navuga ngo ho gutukwa, agahinda gakomeye, kugera aho yaje gusenga. Kwa kundi umuntu asenga atabasha kuvuga, ukibaza Imana yarabirebaga, yarabyumvaga, kuki yamwihoreraga. Umusozi ugeraho, iyo turebye Shadraka, Meshaki na Abednego bajya kujya mu mutana y'umuriro, nuvuga ngo bari bavuze ngo turebe noneho, dore ko bigenje, turebe ko ahantu barahava. Sibyo Imana yararebaga, Imana avuga ngo yari yabiretse ngo bishyike. Musa, mama we ajya kumushyira mu mazi, yabonaga ariho hari ubuzima, kandi tuzi ko ubundi ubusanzwe mu mazi nta buzima. Waba uzi koga, waba ugize gute, ntago ariho umuntu ashakira ubuzima. Kuri twe abantu ku ifi nyine ubuzima buri mu mazi, ariko ku bantu kuvuga ngo
ukamushyira urumva ni ibintu biducalenjinga. ni ingero ngenda mbona iyo umuntu ajya kureba ngo gutegura ijambo ry'Imana agenda abona ingero nyinshi, agenda abona amarevelation atandukanye, ariko ukavuga ati ko biri kose Imana irahari. Rero twaba turi kuganira uri ku musozi wo gutukwa, uri ku musozi wo gusuzugurwa, uri ku musozi wo kubura icyo wambara, kubura icyo urya, kubura icyo ugaburira abana, kubura minerivare, kubura akazi, kubura ibyo ushaka. Mana we, ni byinshi, hari n'ibyo umuntu aba atabasha kuvuga. Uri ku musozi, navuga ngo gucalenjinga, uri ku musozi ubabaje, ariko ukibaza ngo ari nk'Imana iranyumva. Uzi ko ari igihe abantu bibaza, ariko se ubundi uyu muntu arasenga, uyu muntu azi Imana, uyu muntu si igihano. Nyine ugasanga abantu ko kwa mugani bafite n'ukuri, babyita igihano, babyita kuba umuntu navuga ngo ari umunyabyaha, babyita uko bashatse. Urumva tujye tureka abantu b'abantu pe, tureke abantu b'abantu, tureke kuvuga tuti abantu baramvuga, uvuga ati ko nubwo bamvuga ibyo kumvuga birahari koko. Hari igihe umuntu byo kukuvuga wa mugani biba bihari, ukabona neza birahari byo kukuvuga, ukabona umuntu wa mugana kwambitse ubusa, kukuvuga kwambitse ubu ati kabisa ufite reason, you have your reasons, you have your evidence. Ukabona ibintu byinshi koko wa mugani, uyu muntu nubwo amvuga, uyu muntu nubwo bigenda gutya, hari impamvu, hari icyo abona. Aho ukavuga ngo ese Mana ibintu nabibona, ibi bintu biri kumbaho urabibona, wabyemera byakiriye. Ndagira nkubwire ngo hari igihe Imana ibyemera, hari igihe Imana yemera ko ibyo bigushyikaho biba bikugeraho. Hari igihe cyageze ndababara pe, hanyuma mbwira Imana ese urizi uko ndi kubabara? Umutima warambwiye ngo Imana abizi kuri kubabara. Nyuma rero haje kunavuga ngo naje kugira ibyishimo, ngira umunezero, navuga ngo burya mu kubabara harimo umugambi w'Imana, harimo ibyo Imana iri gukiza. Rero iyo turebye ibyo iri gucamo, hari igihe byaba bizaba ubuhamya ku bandi, nanjye ubwo bibaye ubuhamya kuri kuvuga ngo uzi ko buri muntu yababara, nyuma bikaza kubamo ibintu byiza, bikaza kubamo ibyishimo. Rero wiheranwa n'agahinda, wibabara, wisuhuza umutima, wikiganyira cyane ngo wite cyane ku bigaragara, kugira abantu babona, uvuga uti koko they have their reasons, bafite impamvu zabo, bafite ukuri, bafite impamvu bavuga, bafite impamvu bakora ibi, bafite impamvu banseka kwa bavuga gutyo. Rero ibyo wibyitaho wowe iteku, niba uhari kuri wa musozi uhagarara hose zene n'Imana uhagarare. Hari igihe umuntu agwa ariko ongera ubyuke, ongera uhagarare. Nshuti yanjye twaba tuganiriye uri ku musozi w'ibibazo, uvuga uti Mana kuko wanyijije guseba, wanyijije ibi bintu. Hari igihe Imana itahita ibikora, ariko bivuze ngo irabyumva, uraho gushaka Imana ishaka. Ushobora yewe no kuva mu nzira, kuva mu murongo, kubera ku gahinda, kubera ibyo bibazo, kubera gutukwa, kubera gusuzugurwa, ukavuga ati I have to give up. Naba ngo don't give up, gumaho Imana igushaka. Icyangombwa menya ngo Imana irakumva, menya ngo Imana iragukunda, menya ngo Imana iragushaka, menya ngo hari abandi babiciyemo bacamo bakomeye, menya ngo hari abandi baciye aho ngaho barabibasha, menya ngo hari abandi baciye aho baratambuka, menya ngo hari abandi baciye aho, baciye mu bikomeye, baciye mu ntambara ikomeye, baciye mu mabuye, Misembo na Stefano, baciye mu muriro ntibashya, Meshaki, Shadraka, Abedinego. Navuga ngo aho uri guca hace neza, menye ngo Imana ijya ibyemera. Kristo yarahaciye bavuga bati dore yarigenje, yahura hacuti, ariko yarahaciye. Niyo mpamvu twidegembya, niyo mpamvu tunezera, niyo mpamvu dukomeye umunsi wa none, niyo mpamvu navuga ngo nta kibazo, niyo mpamvu duseka mu bibazo, niyo mpamvu twishima, mpamvu dukomera, nuko hari umwami avuze ngo yego.
reka igikombe nkinyweho, reka igikombe ngisomeho. Imana ishimwe cyane. Twaba tuganiriye uri mu bihe bigoye, najya nkubwire ngo hari igihe Imana ijya ibyemera, hari igihe Imana ijya ibyemera. Ntabwo abantu bose mu bibazo ari ukuvuga ngo Imana iba yabyemeye, ariko hari igihe Imana ibyemera. Hari igihe Imana ibyemera. Imyaka yaba umwe yaba ibiri yaba myinshi cyane, ariko hari igihe Imana ibyemera. Bitewe n'abiga, abo yigisha, umugambi gufiteho, umunsi umwe w'Imana, navuga ngo ujya uhana kutewe n'imyaka myinshi cyane. Tukabara imyaka Imana ikabona igihe gito, tukabara imyaka Imana ikabara iminsi. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo twibukiranye ko Imana ijya ibyemera. Wowe utarakira Kristo, ndagira nkubwire ngo kuba utabona ibyo ushaka ntibizatume aricyo gituma utakira Kristo. Kuba ubona abantu babikora nabi ntibizabikubera intandaro yo gutuma utakira Kristo, cyangwa kugwa kubivamo. Kureka Kristo waramwemeye, kureka kujya mu yindi nzira kandi hari wari waremeye, ibyo ntibizakubeho, ibyo ntibizakugereho. Ahubwo navuga ngo don't give up, komeza inzira watangiye, wicika intege. Uwiteka muri kumwe, Mwuka w'Imana musaba gushoboza, yongera kubyutsa. Bavuga ngo waraguye, warongeye ugenda mu bibi, warongeye, ariko hari ijambo, hari isomo, hari evidence, hari proofs, hari ibihamya. Hari ibihamya byerekana ko naho uri, nubwo waguye ariko ntago wapfuye, wakongera ukavuga ngo mama Nyagasani ndagarutse ndaje. Ntuzite ku bantu, kuko Imana ijya kukuzana kuri iyi si nta muntu yabajije, cyangwa wite kuki. Oya, wowe ita ku wakuzanye kuri iyi si. Uteka Imana avuze ati uyu mwana wanjye reka muzane, reka mushyire aha. Ugize Imana ubona agakiza. Rero navuga ngo garukiraho, Imana ijya ibyemera. Ese urabizi ko Imana reka tuzabivuga ubutaha. Kazabivuga ubutaha, ariko Imana ijya yemera ko umuntu aca mu bikomeye, aca mu bibazo, aca mu gusuzugurwa, aca mu bikomeye, aca mu bikakaye. Imana ikabyemera. Bitavuze ngo byayinaniye kuba yagira ibyo ikora bindi. Nta n'umuntu Imana ijya inanirwa, nta muntu Imana ijya inanirwa. Wenda utazavuga ati uzibeshye uvuga ati uyu muntu ko mbona ameze gutya, wowe byagenda gute? Mu isegonda imwe waba nka Pawulo rwose ngo yari yaragize igihanda pe. Ariko iyo dusomye ijambo ry'Imana mbona ngo mu gihe gito yatangiye kuvuga Kristo, abantu barumirwa n'uratangara. Umuntu wakuvuga ati avuga Kristo ahubwo atwicara, nibyo baba bamuziho. Rero Imana ijya ibyemera. Izera Imana. Imana iri hejuru ya byose, Imana ishoboye byose, Imana ibashije byose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero turaganiriye, navugira ngo ngeze aha ngaha umunsi wa none, ariko umenye ngo Imana ijya ibyemera. Ndumva ijambo riri kuganza cyane ngo Imana ijya ibyemera. Imana ijya yemera ko bibaho, Imana ijya yemera ko bishyika. Rero komera, ntabwo uri uwa mbere ndetse nta nubwo uri uwa nyuma. Imana ijya ibyemera. Yesu ashimwe cyane. Komera. Hari igihe uzaririmba, hari igihe uzaririmba indirimbo z'amashimwe, abakuvuga bigashira, bakavuga ati yo burya twaruhiye ubusa. Komera. Hari igihe uzarya, hari igihe uzambara, hari igihe ibintu bizagenda neza, ndetse n'ubugingo. Reka ubugingo, kuko hari igihe ibyo mu isi bitagenda neza 100% gushaka, ariko hari ubugingo. Nshuti yanjye, hari ubuzima nyuma y'ubu buzima. Hari ubuzima bw'umwuka, spiritual life, tutabonesha aya maso yacu, ariko burahari. Rero komera kandi ushikame, nanjye nkomere nshikame. Nshuti zanjye rero ndabakunda cyane. Shima Imana ko twongeye kwibona dumfuka buzima dukomeye, twabashe kuganira ijambo ry'Imana. Nzi ko hari imbaraga wiyongeyemo, nanjye izindi niyongeyemo. Imana ijya ibyemera. Dukomere, tikomeze ku Mana, turebe ko nta kibi, nta kosa. Imana ijya ibyemera. Ntago ari buri gihe, ntago ari ku bantu bose, ariko Imana ijya ibyemera. Rero naba ngo mukomeze mugire ukwezi kwiza. Naba ngo ndabakunda cyane. Murakoze. Bye.